Now, we are going to continue with 3 dimensions of salvation. Tugiye gukomeza twireba impande 3 z'agakiza. Justification, gutsindishirizwa, sanctification, kwezwa, and glorification. no guhabwa ubwiza. Tonight we are going to talk about sanctification. Uyu mugoroba tugiye kureba kwezwa. I will start with a story. Ndatangira mbagezaho agatekerezo. A story of do it yourself went to heart store ask for a soul. Ni igitekerezo cy'uwo twakwita Nzigira wagiye kwiduka ricuruza inkero. This man known as do yourself man. Uyu nguyu witwa Nzigira yashakaga gukora ibintu byose wenyine abyikoreye. So he went to a heart store to buy a saw. Rero yagiye mu iduka agiye kuhagura urukero. The salesman showed him chainsaw. Umucuruzi yamugurishije urukero rufite umunyururu. And the salesman said, "Oh, this saw can cut 10 cords of firewood a day." Uwo mucuruzi aramubwira ati urukero nguha rushobora gukata amasiteri 10 y'ibiti ku munsi. With his old saw cut only the most is 4 a day. Kandi uru rukero nirwo rushobora gukata ibintu byinshi ku munsi. This chainsaw can cut 10 cords of firewood. Uru rukero rwakata amasiteri 10 y'inkwi ku munsi. So he bought it. Maze wa Nzigira ararugura. Next day he came back. Ku munsi wakurikiyeho yaje kugaruka, exhausted and mourned. Yagarutse yananiwe ndetse afite intimba. He said to the salesman, abwira wa mucuruzi wamugurishije ati, something wrong with this saw. Hari kitagenda kuri uru rukero. I work hard, only cut 3. Nakoresheje imbaraga zose ariko nabashije gukata amasitera 3 gusa. My old fashioned saw I used to cut up to 4. Urukero rwanjye rushaje rutakigezweho rwo narukoreshaga ariko nkabasha gutema amasitera 4. The salesman said, let me see. Nuko amucuruza aramubwira ati none ruzane and we will try on some wood there at the back. Noneho rero turajya hari inyuma twiherere nongere ngerageze ku biti bimwe maze turebe. They went to the back. Baragenda bariherera aho inyuma. The salesman pulled the cord. Wa mucuruzi akurura akagozi gafungura imashini ikoresha rwa rukero. And then maze rwa rukero rutangira gusakuza. The one who bought it, the do-yourself man, was so surprised. Wow, Nzigira wari waruguze yumva yakora ibintu mu buryo bwe wenyine abyikoreye aratangara. And he said, what is that noise? Maze aravuga ati none urusaku rumumva ni rusaku ki? The customer trying to saw the wood without the power of the saw. Uwo muguzi wari waguze urukero yageragezaga gukoresha no gutema ibiti adakoresheje imbaraga z'urwo rukero zirukoresha. He didn't know how to own. He didn't know that there is a machine there. Ntabwo yarazi ko muri urwo rukero harimo imashini irukoresha. Using the saw without the power. Yakoreshaga rwa rukero nta mbaraga irurimo yo kurukoresha. Oh, just like us, listener, without God's power we cannot overcome sin. Ibyo ni kimwe natwe yewe nshuti uduteza amatwi tudafite imbaraga y'Imana ntidushobora kunesha icyaha. Even how hard we try, we can never overcome sin by ourselves. Uko twagerageza n'imbaraga zacu zose ntidushobora kunesha icyaha ku bwacu kubw'imbaraga zacu. We need God's power. Dukeneye imbaraga z'Imana. Now, if after accepting Jesus we died, rero tukimara kwemera no kwizera Yesu tugapfa, it will be well and good. Ibyo byaba ari amahoro bikagenda neza ndetse byaba ari byiza. I believe we will be resurrected when Jesus comes. Nizera ko bigenze bityo igihe Yesu yazagarukira twazazuka. But now we are still alive. Ariko noneho ubwo tukiriho, we are still struggling. Turacyari mu rugamba. We are living at present. Muri iki gihe turiho. Yes, our past sins have been taken care of by justification. Nukuri ibyaha byacu byo mu gihe cyashize byabonewe igisubizo binyuze mu gutsindishirizwa. But now we are still alive. Ariko ubu turacyariho turahumeka. So our present also need to be taken care of too. Bityo rero
ubuzima bwacu bw'iki gihe tukiriho turimo nabwo bukeneye kubonerwa igisubizo. Yes, we have mentioned that justification takes care of the past. Twamaze kubivuga neza ko gutsindishirizwa kugendana kureba igihe cyashize. Romans 8:1, there is therefore now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Abaroma igice cya 8:1 haratubwiye ngo nuko noneho rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Yes, listener, the problem of sin not only resulting in death, but sin is controlling us. Nshuti uduteza amatwi, ikibazo cy'icyaha si uko gusa icyaha kitugeza ku rupfu, ahubwo kandi icyaha kiranadutegeka. Now, what is sanctification? Ariko se noneho kwezwa ni iki? Sanctification is a process in which sinner is freed, is delivered from the power of sin by the indwelling of Jesus through the Holy Spirit. Kwezwa ni uburyo umunyabyaha abaturwa mu mbaraga y'icyaha na Kristo utuye muri we binyuze mu Mwuka Wera. So, Jesus live in us by the Holy Spirit, we will have power over sin. Kristo naba muri twe kubw'imbaraga y'Umwuka Wera tuzabona imbaraga yo kunesha icyaha. When we say sanctification, it is related to Christ within the believers. Iyo tuvuga kwezwa byerekeje kuri Kristo uba mu mwizera. Remember this. Mwibuke iki ngiki. God is not only justify sinners and stop there. Ntabwo Imana itsindishiriza umunyabyaha ngo ihagarikiraho. Justification is only the beginning. Ahubwo gutsindishirizwa nta kindi abari cyuretse ko ari intangiriro. One spiritual writer wrote like this. Umwanditsi umwe w'iby'umwuka yaranditse ati, when in conversion the sinner find peace with God through the blood of atonement, which is justification by faith, the Christian life has just begun. Mu guhinduka, iyo umunyabyaha agiranye amahoro n'Imana kubw'amaraso amuhongerera, ari byo bivuze gutsindishirizwa, icyo gihe imibereho ya Gikristo ibitangiye. So justification is only the beginning and did not stop there. Rero gutsindishirizwa ni intangiriro ntibirangirira aho ngaho rero. So the second dimension of salvation is sanctification. Nicyo gituma uruhande rwa kabiri rw'agakiza ari ukwezwa. Let's read Romans chapter 6 verse 14. Mureke dusome mu Baroma igice cya 6:14. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law but under grace. Bibiliya irahamya ngo ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu. So we will be free from the power of sin. Nibigende bityo rero tuzabaturwa mu mbaraga y'icyaha. What does it mean under the law or under the grace? Mbese gutwarwa n'amategeko no gutwarwa n'ubuntu bisobanuye iki? Yes, let's see what's the meaning of not under the law. Reka turebe ubusobanuro bwo kudatwarwa n'amategeko bwari bwo. Not under the law means the law is not the mean for salvation. Kudatwarwa n'amategeko bisobanuye ko amategeko atariyo aduhesha agakiza. The law is good, the law is perfect, the law is holy, but the law cannot save us. Amategeko ni meza, amategeko aratunganye, amategeko arera, ariko amategeko ayo ntabasha kuduhesha agakiza. The law revealed that we are sinners. Amategeko ahishura agaragaza ko turi abanyabyaha. And we need salvation. Bityo rero tukaba dukeneye agakiza. And salvation is in Jesus Christ only. Kandi ako gakiza kabonerwa muri Yesu Kristo wenyine. So, we are not under the law now. It means the law is not the mean for salvation. Kudatwarwa n'amategeko bisobanuye ko amategeko atari bwo buryo buduhesha agakiza. Number 2. Icya kabiri, not under the law means kudatwarwa n'amategeko bisobanuye we are ko not under the demand of the law. tutabaswe n'icyo amategeko asaba,
what happened when we disobey the law? none se bigenda bite iyo dusuzuguye amategeko? The law demanded that we have to be punished. Amategeko asaba ko tugomba guhanwa, Right? mbese sibyo? If we disobey the law, Iyo dusuzuguye amategeko, the law will run after us. Hey, because you disobey, you will be punished. amategeko azadukurikirana tubwira ati kubera ko asuzuguye itegeko ugomba guhanwa. Remember, sin is the transgression of the law. Muzirikane ko icyaha ari ukwica amategeko, And the wages of sin is what? kandi ibihembo by'ibyaha ni iki? Is death. Ni urupfu. Now, we are not under the demand of the law. The law cannot run after us. The law cannot demand us to be punished. Why? Ntitubaswe n'icyo amategeko asaba. Amategeko ntiyasaba ko duhanwa kubera iki? Because Jesus has fulfilled the demand of the law by his death on the cross. Kubera ko Yesu yijuje ibyo amategeko asaba kubw'urupfu yapfiriye ku musaraba. Supposed to be, we must be the one who will die. Ibyo bivuze ko twagombye kuba ari twe twari gupfa. But Jesus took our place. Ariko Yesu yagiye mu cyimbo He cyacu. died for us instead. Yaradupfiriye. So the demand of the law have been fulfilled by whom? Ibyo amategeko yasabaga byasohojwe nande? By Jesus. Ni Yesu wabisohoje. By the death of Jesus on the cross. Byasohojwe mu rupfu rwa Yesu So ku now musaraba. we are not under the law. Rero ntidutwarwa n'amategeko. We are not under the demand of the law that we have to be punished. Ntitubaswe n'icyo amategeko asaba ko dukwiriye guhanwa. Because our punishment have been paid by Jesus Christ by his death on the cross. Kubera ko igihano cyacu cyahanwe Yesu Kristo mu rupfu rwe ku musaraba. Now, Noneho rero, if the demand of the law have been paid by Jesus, niba icyo amategeko yasabaga cyaratanzwe cyarishyuwe na Yesu, are we free to transgress the law? none se dufite umudendezo wo kwica amategeko? Are we free to disobey the law? Mbese dufite umudendezo wo kuribata amategeko? Remember this. Mwibuke iki ngiki. We are free from the demand of the law, but we are not free to transgress, to disobey the law. Dufite umudendezo kuko amategeko asaba, ariko nta mudendezo dufite wo kwica amategeko. The law still exists. Amategeko aracyariho. So when the demand of the law is fulfilled, Rero iyo icyo amategeko asaba gisohojwe, the law is still there and the law becomes so strong. amategeko aba gihari kandi noneho abarushijeho gukomera afite imbaraga. Now, that is why right now, because what Jesus has done for us on the cross, we are not under the demand of the law anymore. Iyo niyo mpamvu kubera ibyo Yesu yadukoreye ku musaraba tutagitwarwa n'amategeko, tutagisabwa icyo amategeko yasabaga. Now, let's go back to grace. Reka rero tugaruke gato ku buntu. What is grace? None se ubuntu bwo ni iki? Grace is unlimited love of God for sinners. Ubuntu ni urukundo rutagira akagero Imana ikunda umunyabyaha. All inclusive. Ni urukundo rutarobanura. It is transforming love towards sinful men and women. Ni urukundo kandi ruhindura Imana ikunda umugabo n'umugore wese. Grace, a gift of God to us, not based on our merits. Ubu buntu tubuhabwa n'Imana bidashingiye ku byo twakoze cyangwa ibyo dukora. Now the Bible said we are under grace, not under the law anymore. Bibiliya itubwira ko dutwarwa n'ubuntu. Let's go to Ephesians 2, verse 8 and 9. Reka turebe icyo mu Befesi igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 hatubwira. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. We have said that grace is getting what we do not deserve. Twabonye ko ubuntu ari uguhabwa icyo tutari dukwiriye. We get eternal life, but we do not deserve it. We deserve eternal death. Duhabwa ubugingo buhoraho tutari tubukwiriye, icyari kidukwiriye ari urupfu rw'iteka. But now by grace we get eternal life. Ariko noneho kubw'ubuntu duhabwa ubugingo buhoraho. In Jesus Christ our Lord. Muri Yesu Kristo umwami wacu. Now, what is grace?
none se ubuntu ni iki? Grace is the power of God given to the believers. Ubuntu ni imbaraga y'Imana iha abizera. We have mentioned the purpose of grace yesterday night. Ejo hashize twagaragaje umugambi w'ubuntu wariwo. Now let's go back to Romans 6:23. Reka twongere dusubire mu Baroma igice ya 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Bibiliya irahamya ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Here on the right we are sinners. Ku ruhande rumwe iburyo turi abanyabyaha, there on the left is God, noneho ku ruhande rundi rw'ibumoso hari Imana, and there is a gap because of sin. Kandi hagati yacu n'Imana hari umworera kubera icyaha. We are not connected with God anymore. We are separated with God because of our sins. Tuba dutandukanijwe n'Imana rwose kubera ibyaha byacu. And sinner as we are, kandi nk'abanyabyaha abo turi bo, the wages of sin is death. Ibihembo by'ibyaha tuba dutegereje nta bindi ni urupfu. But praise God in Christ Jesus our Lord. Ariko dushimira Imana muri Yesu Kristo umwami wacu. He connected us to God. Yongeye kutwunga kuduhuza n'Imana. So we will not die eternally. Bityo rero ntabwo tuzapfa byiteka ryose. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kuko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Because of grace. Ibyo ngibyo byose biterwa n'ubuntu. But remember this. Ariko mwibuke iki ngiki. Grace is not a permit to commit sin. Ntabwo ubuntu ari uruhusa duhabwa rwo gukora icyaha. But grace will make us obey his law with love. Ahubwo ubuntu budutera kumvira amategeko tubikunze. Jesus said, Yesu yaravuze ati, if you love me, nimunkunda, obey my commandments. muzitondera amategeko yanjye. So grace makes us obey his law. Bityo rero ubuntu budutera kumvira amategeko ye. Grace is the power to overcome sin. Ubuntu ni imbaraga zitubashisha kunesha icyaha. Not a license to sin. Si uburenganzira, si uruhusa duhabwa rwo gukora icyaha. The law reveals sin. Amategeko ahishura icyaha. Grace reveals or gives us power to overcome sin. Ubuntu bwo buduhishurira cyangwa se buduha imbaraga zo kunesha icyaha. Question. Ikibazo rero dukwiye kwibaza. Does God's grace blotted out the law? Mbese ubuntu bw'Imana bukuraho amategeko? Does God's grace remove the law? Mbese ubuntu bw'Imana buvanaho amategeko? Let's read Romans 6:15. Reka dusome mu Baroma igice cya 6:15 twumve. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? The Bible said, by no means. Bibiliya iravuga ngo nuko tuvuga iki? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntibikabeho. By no means. Ntibikabeho. Okay, so grace will not blot out the law. Rero ubuntu ntibuzakuraho amategeko. We are not under the demand of the law. Ntabwo tugengwa n'ibyo amategeko yasabaga. The law is not the way of salvation. Amategeko sibwo buryo buduhesha agakiza. But the law is still there. Ariko amategeko aracyahari. The law still exists. Amategeko aracyariho. We are under the grace. Tutwarwa n'ubuntu. Means the grace give us power to obey the law. Bivuze ko ubuntu buduha imbaraga zo kumvira amategeko. Yes, the problem of sin is not the problem of the law. Murabizi kandi mubyumve neza ko ikibazo cy'icyaha si ikibazo cy'amategeko. But the problem of sin is controlling us. Ahubwo ikibazo cy'icyaha nuko icyaha ubwacyo kidutegeka. Sin has power over us. Icyaha kidufiteho ububasha n'imbaraga. Now, that is what Jesus did to us through the process of sanctification. Rero icyo nicyo Yesu yadukoreye binyuze muri ubu buryo bwo kwezwa. Jesus delivered us from the power of sin by his indwelling in us through the Holy Spirit. Yesu atubatura mu mbaraga z'icyaha binyuze
mu gutura muri twe mu buryo bw'umwuka wera. Jesus is our sanctification. Yesu niwo kwezwa kwawe, niwo kwezwa kwanjye. Remember the definition of sanctification. Mwibuke neza ubusobanuro twatanze bwo kwezwa. Process in which sinners is freed, delivered from the power of sin by the indwelling of Jesus Christ. Nuburyo umunyabyaha baturwa mu mbaraga y'icyaha na Yesu Kristo utuye muri we. Remember this, listeners. Nshuti uduteza amatwi wibuke iki ngiki. Jesus saved us from sin, not in sin. Yesu yadukijije icyaha, ntiyadukirije mu cyaha. It means when Jesus saved us from sin, we have to stop sinning. Ibi bisobanuye ko niba Yesu yaradukijije icyaha, tugomba kurekeraho gukora icyaha. We have to stop transgressing. We have to stop disobeying the law of God. Tugomba guhagarika gucumura, tugomba guhagarika gusuzugura amategeko y'Imana. We are saved by Jesus from sin, from transgression. Dukizwa na Yesu akadukura mu cyaha cyangwa se akadukura mu gucumura. We are saved from disobedience. Dukizwa dukurwa mu gusuzugura. After that what? None y'ibyo birangiye bigenda biteze. From disobedience to obedience. Tuva mu kutumvira tukaja mu kumvira. The Bible said in Romans 6:17. Bibiliya irambwira mu Baroma igice cya 6:17 ngo that though you were slaves of sin, but thanks be to God, you became obedient from the heart. Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima. Oh, we thank God because he promised to give us a new heart. Turashimira Imana cyane ko yasezeranye ko izaduha umutima mushya. Ezekiel 36:26 says, I will give you a new heart. I will put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ezekiel 36:26 birambwira ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashiremo umutima woroshye. Heart of stone is heart of disobedience, heart of transgression, and God changed it with heart of flesh, heart of obedience. Umutima ukomeye nk'ibuye ni umutima wo kutumvira, ni umutima wo gucumura, bityo rero Imana irawuhindura ikawugiramo umutima wo kumvira. In other words, God is a surgeon. Mu yandi magambo, Imana ni umuganga ubaga imitima. He is the best surgeon. He can operate and change, transplant our old heart to the new heart. Ishobora kubaga, ishobora kuduhindura, ikaduteruramo umutima wibuye ukomeye, ikaduha umutima mushya. He changed the heart of stone. He give us a heart of flesh. Iraduhindurira ikadukuramo umutima umeze nk'ibuye, ikaduha umutima woroshye. Ezekiel 36:27 says, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Ezekiel 36:27 Bibiliya irambwira ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. If the spirit of the Lord is in us, we will walk with Jesus. Umwuka w'Imana nabari muri twe tuzagendana na Yesu. We will obey his law. Tuzumvira amategeko ye. We will do his law. Kandi tuzakora ibyo amategeko yadusaba with love. Ibyo kandi tuzabikorana urukundo. We obey because we love Jesus. Turumvira kubera ko dukunda Yesu. Remember, Jesus is the one who loves us first. Mwibuke neza ko Yesu ari we wabanje kudukunda. As our response to his love, we obey his law. Icyo dukora kuba tuzirikana ko yadukunze nuko natwe twumvira amategeko ye. Now what is the center of sin? None se ipfundo ry'icyaha ni irihe? What is the center of pride? Ipfundo ry'ubwibone ni irihe? Sin in English S-I-N. Mu Cyongereza icyaha ni inyuguti eshatu, sa na i na na. Pride in English P-R-I-D-E. Mu Cyongereza nanone ubwibone ni inyuguti eshanu, pa, ra, i, da na e. What is the center? None se
ipfundo inyuguti iri hagati aho ni iyihe? I. Ni I, ni jewe. So the center of sin is I. Ipfundo rero ry'icyaha ni je, inari je. The center of pride is I. Ipfundo ry'ubwibone naryo ni je, inari je. Yes, that is the cause of the fall of Lucifer from heaven. Iyo je yo nari je niyo yabaye inkomoko yo kwigomeka kwa Luciferi mu ijuru. Because his sin is centering on himself. Kubera icyaha cye cyari kigamije mu kwiyerekezaho ku narige y'ubwe. He said, I will go up, I will be like the Most High, I will. Yaravugaga ati nzaba nk'ishobora byose, nzazamura intebe yanjye, nza we. Now, past conversion is not enough. Ariko rero noneho guhinduka ko mu gihe cyashize ntabwo kuba guhagije. Somebody said, once saved, always saved. Hari imvugo igiriye ngo iyo ukijijwe ubukijijwe igihe cyose. It is not biblical. Ariko iyo mvugo si ukuri kwa Bibiliya. Once you are saved, igihe wakijijwe, you have to continue be saved. Ugomba gukomeza gukizwa. You have to continue walking with Jesus all the way. Ugomba gukomeza kugendana na Yesu mu nzira yose. Yes, we need to be free from the power of sin. Nukuri dukeneye kubaturwa mu mbaraga y'icyaha. We need to be free from the center of sin, which is I, from the center of pride, which is I. Dukeneye kubaturwa muri iryo pfundo ry'icyaha y'ubwibone ariyo yaje yanarije. We need to empty ourselves from I and let Jesus dwells in us. Dukeneye gukurwamo yanarije maze tukareka Yesu agatura muri twe. So that we will have power to overcome sin. Ibyo birakwiye kugira ngo tubashe kugira imbaraga zo kunesha icyaha. Philippians 4:13 says, Abafilipi igice cya 4:13 aratubwira ngo do all things through Christ who strengthens me. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Christ lives in me. Kristo aba muri je. I can do all things. Iyo bimeze bityo rero mbasha gushobora byose. I can overcome sin. Nshobora kunesha icyaha. Hallelujah. Hallelujah. We will be completed in Jesus Christ. Muri Yesu Kristo tuzaba twuzuye dushyitse. Justification deals with our past sins. Gutsindishirizwa kurebana n'ibyaha byacu byo mu gihe cyashize. It took place just in a moment when we accepted Jesus. Kandi ko gutsindishirizwa kubaho mu kanya gato muri uyu mwanya iyo twemeye Yesu Kristo. Sanctification, freed, delivered from the power of sin, deals with our present. Kandi kwezwa kutubatura mu mbaraga y'icyaha, uko kwezwa kujyana n'imibereho yacu y'iki gihe. And sanctification is the process that goes on for life. Kandi uko kwezwa kurakomeza mu buzima bwacu bwose. Sanctification is progressive. Kwezwa kurakomeza, ni urugendo rukomeza. We become more and more like Christ. Tugenda turushaho gusa na Kristo. The journey to sanctification is walking with Jesus throughout our life. Urugendo rwo kwezwa ni ukugendana na Yesu mu buzima bwacu bwose. And the center of I now is replaced by Jesus. Yanaringe yanye isimburwa na Yesu. Apostle Paul said, Intumwa Paulo yaravuze ngo Galatians 2:20, mu Bagalatiya igice cya 2:20 ngo crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live is in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Nabambanwe na Kristo ariko ndiho, nyamara si yuriho ahubwo ni Kristo uriho muri je. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. I will close with a short story. Ndasoza mbabwira igitekerezo gito. A father wanted to read the newspaper. Umubyeyi w'umugabo yashakaga gusoma ikinyamakuru. But he was being bothered by his little daughter named Vanessa. Ariko yabuzwaga amahoro n'agakobwa ke gato kitwa Vanessa. Finally he tore a sheet out of a magazine. Amaherezo afata urupapuro rumwe arutanyura muri cya kinyamakuru. On which was printed the map of the world.
kandi urwo rupapuro rwari rushushanyijeho ikarita y'isi. Tearing into small pieces, maze ararutanyaguramo uduce duto duto. he gave it to Vanessa. maze aduhereza ka gakobwa Vanessa, And he said, go into the room and see if you can put this together. aramubwira ati Vanessa, jya mu cyumba maze urebe niba urupapuro wakongera kuruteranya rukaba urupapuro. So Vanessa went to the other room. nuko Vanessa ajya mu kindi cyumba. After a few minutes, nyuma y'iminota mikeya, Vanessa returned and handed him the map of the world correctly fitted together. Vanessa agarura rwa rupapuro aruhereza se ari ikarita y'isi itunganye yongeye guhuza nanone. The father was surprised wa mubyeyi yaratangaye and asked how she had finished it so quickly. maze abaza Vanessa impamvu arangije ibyo bintu mu kanya gato gatyo. Oh, Vanessa said, oh, Papa, on the other side of the paper was a picture of Jesus. nuko Vanessa abwira se ati papa, ntabwo ubizi, ku ruhande rw'inyuma rwa ya karita hari ishusho, hari ifoto ya Yesu. So he just put back the picture of Jesus. icyo yakoze yongeye guhuza za mpapuro ari kureba ya foto ya Yesu, And he has the map of the world correctly fitted together. maze yongera kubona ya karita y'isi itunganye imeze nk'uko ise yayishakaga. Dear listeners, nshuti uduteze amatwi, when you got Jesus in his place, iyo ushyize Yesu mu mwanya we, the world will be all right. nibigenda bityo ibintu bizagenda neza, bizatungana. Have Jesus in your heart. ndagusaba ngo wakire Yesu mu mutima wawe. He's knocking at your door. arakomanga ku rugi rwawe. Knocking at your door hearts today. uyu munsi arakomanga ku rugi rw'umutima wawe. Very moment. aka kanya utuvugana arakomanga. He said, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Revelation 3:20. aravugira mu byahishuwe igice cya 3:20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. So open your heart for Jesus. rero kingurira umutima wawe Yesu aka kanya. Accept him as your personal savior. mwakire nk'umukiza wawe bwite. He will justify us. azagutsindishiriza. He will declare us righteous azatangaza ko uri in umukiranutsi, the presence of God. kandi bizabitangariza imbere And y'Imana. then let him dwells in you. kandi noneho umwemerera ture muri And wowe, we will have the power to overcome sin. bityo uzagira imbaraga zo kunesha icyaha. May the Lord bless us. Imana iduha May umugisha, the Holy Spirit give us power kandi turasanga umwuka wera aduha imbaraga to accept Jesus zo kwemera Yesu and let him come into our lives. no kumwemerera ngo yinjire mu bugingo bwacu. Be blessed. Imana ibaha umugisha. Let us pray. reka dusenge. Oh, Father in heaven, data uri mu ijuru, thank you because you love us so much. turagushima kubera ko dukunda cyane. Thank you because we are not under the law, turagushimira ko tudatwarwa but n'amategeko, we are under the grace. ahubwo tukaba dutwarwa n'ubuntu. Oh, dear Lord, thank you for your grace, data udukunda, turagushimira ubuntu bwawe, that you have given us power to obey you. kuba waraduhaye imbaraga zitubashisha kukumvira. Now we'll open our hearts big, dear Lord. none data udukunda, dukinguye imitima yacu. Come in and live with us. turagusanguze uture muri twe. Continue to help us so that we can walk with you through our lives. turagusaba ngo ukomeze kudufasha tubashe kugendana nawe mu buzima bwacu. Be with all the listeners of Radio of Hope, turagusaba data ngo ubane n'umuntu wese uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, so that we will be blessed, kugira ngo ku iherezo tuzahabwe umugisha. and let everyone who are listening to us kandi turagusaba ngo ufashe umuntu wese uduteze amatwi open their hearts agukingurira umutima, and let Jesus enter. yemerere Yesu yinjire. Bless